Yes, reka tubahe ikaze mwese abakunzi bacu, abakunzi ba Buhuru Boy TV. Uyu munsi noneho tubazaniye ibintu birindwi. Ni ibintu birindwi byagufasha kongera igihagararo cyawe. Ubwo ndavuga ba bantu bafite igihagararo kidahagije, ba bantu usanga muri society bavuga ngo ni abantu bagufi. Uyu munsi niwumva iki kiganiro kugeza kirangiye, hari amafunguro twaguteguriye. Ni amafunguro tugiye kukugezaho ushobora gukoresha maze uburebure bwawe bukiyongera, nawe ukaba umuntu muremure. Mbahaye ikaze, njye nitwa Olivier Harerimana. Kanda subscribe kuri Buhuru Boy TV kubera ko ni ingenzi. Uburebure cyangwa igihagararo ni kimwe mu bigaragaza umuntu uteye neza. Ikindi bimwongerera kwizera cyane no gukora ibindi bintu bitandukanye kurusha umuntu mugufi. Niba uri umuntu mugufi wifuza kongera uburebure bwawe, inkuru nziza ni uko hari amafunguro amwe n'amwe twaguteguriye ashobora kongera uburebure ku miterere yawe uramutse uyashyize mu byo kurya byawe bya buri munsi. Dore rero bimwe mu byo kurya byagufasha kongera uburebure. Ikintu cya mbere, ugomba kwibanda ku bikomoka ku mata byose. Ibikomoka ku mata, yaba ikimuri, yogurt cyangwa se yahurti, amata cyane cyane inshyushyu kurusha ikivuguto, fromage, byose bifasha uburebure. Akenshi ibi bintu byose tuvuze byuzuyemo vitamini A, B, D na I. Zose zikenerwa cyane cyane mu mikorere y'amagufa akomeye. Ibi bintu bituma amagufa akomera kandi bifasha n'amagufa kumera neza. Ntabwo waba muremure rero mu gihe udafite amagufa ameze neza. Mu mikorere y'amagufa arakomera. Iyo umubiri ufite calcium ihagije, amagufa arakura bityo uburebure bukiyongera. Amata rero arimo vitamine B12 na vitamine D, zose ni ingenzi mu kongera igihagararo. Niba wifuza kuba muremure no kongera igihagararo, ni byiza rero gukoresha ibi bintu bikomoka ku mata. Ikintu cya kabiri ugomba kwibandaho niba ushaka kuba muremure, harimo amagi. Amagi akungahaye kuri poroteyine nyinshi kandi zihagije. Umweru w'igi urimo poroteyine 100% zishobora gufasha kongera uburebure. Niba ushaka kubona igisubizo byihuse, ni byiza kurya amagi byibuze 2 ku munsi. Ariko niba ubishoboye, wakwirinda kurya umuhondo w'igi kuko uyu muhondo w'igi urimo ibinure bishobora gutuma wongera ibiro mu gihe utabishaka. Amagi rero atogosheje akize cyane cyane kuri omega 3 fatty acid. Iyi ngiyi rero ifasha cyane mu mikurire muri rusange, ndetse no gutuma umusatsi ukura neza. Ikintu cya gatatu ugomba kumenya, niba ushaka kuba muremure ugomba gukunda kurya amafi. Mu gihe wifuza kongera uburebure, amafi ntakabure ku byo kurya byawe bya buri munsi. Amafi y'ubwoko butandukanye arimo vitamine D y'ingenzi mu mikurire y'amagufa. Vitamine D kandi ifasha mu kuyungurura no kwinjiza mu mubiri izindi ntungamubiri nka calcium, nayo ni ingenzi mu kongera igihagararo. Poroteyine ziba mu mafi zifasha mu gukomeza no gukuza amagufa, kimwe n'imikaya bishobora kukongerera uburebure kubwo wari usanzwe ufite. Ikintu cya kane ugomba kwibandaho harimo inkoko. Inkoko niyo waba waramaze gukura ugejeje ku myaka 25, ifasha mu kongera uburebure. Inkoko zibamo poroteyine nyinshi zishobora kongera amagufa kimwe n'imikaya. Mu gihe wifuza kubona igisubizo byihuse rero, ni ngombwa kurya byibuze garama 50 z'inkoko za buri munsi. Urumva ko ni ibintu biba bisaba gushora. Ibyiza byose ugomba kumenya ko
bihenda. Ikintu cya gatanu ugomba gukoresha niba wifuza kuba muremure harimo umuneke. Umuneke rero urimo intungamubiri zikenerwa cyane cyane mu mikorere myiza y'umubiri. Kimwe mu byo umuneke ufasha harimo no kongera uburebure. Imineke rero ikize cyane ku myunyungugu yibanze mu mikurire y'amagufa nka calcium, potassium, manganese n'ibindi bintu bituma bagiteri nziza zikura mu mubiri cyangwa se probiotique. Ibi byose bituma umubiri ukora neza cyane kandi ugakura neza. Ikintu cya gatandatu ugomba kwibandaho niba ushaka kuba muremure, ugomba kwibanda kuri soya. Soya niba ushaka kongera uburebure, soya ishobora kuba kimwe mu biribwa by'ibanze ugomba kurya buri munsi. Soya irimo poroteyine ku bwinshi zongera imikurire y'ingingo kimwe n'amagufa. Kurya rero byibuze garama 40 za soya ku munsi bishobora kongera uburebure bwawe bw'umubiri, nawe ukaba ikigiant, ukaba umuntu nyine tu udasuzugurwa na buri wese. Nizere ko nazongera kubona umuntu mugufi mu Rwanda. Ikintu cya karindwi ari nacyo tugiye gusorezaho ni ubunyobwa. Ubunyobwa bukungahaye kuri poroteyine, vitamine zitandukanye n'imyunyungugu zose zagufasha mu kongera uburebure. Izi ntungamubiri zose zisembura imisemburo yo gukura mu mubiri. Mu gihe udashoboye kubona ubunyobwa cyangwa utabukunda, ushobora kubusimbuza bimwe mu biribwa birimo reka turebe ibiribwa wasimbuza ubunyobwa mu gihe utabukunda. Bimwe mu biribwa wasimbuza ubunyobwa mu gihe utabukunda harimo amashaza. Kongera aya mafunguro tuvuze haruguru ku byo kurya byawe bya buri munsi ni ingenzi cyane niba wifuza rero kongera igihagararo cyawe, kuko umuntu mugufi abantu bagufi nabo nyine usanga basuzugurwa na buri wese. Mbahaye umuti rero watuma namwe muba barebare. Niba wifuza rero kongera igihagararo cyawe n'imikurire, ni byiza gukoresha aya mafunguro tuvuze haruguru. So ndabashimiye cyane, Genari Olivier Harerimana. Niba ubona ari ngombwa kanda subscribe aho ngaho hasi h'umukara handitse subscribe kuri channel yacu yitwa Buhuru Boy TV. Ndabashimiye cyane. Ubutaha noneho nzaza mbatamo akantu katuma muhinduka bagufi. Niba ubyifuza wanyandikira muri comment ubundi nkahita mbikurikirana. Thank you.